ahubwo ambara imbaraga. Hari ibyo yakurinda, hari n'ibyo itakurinda. Irinda ubugingo, ikarinda ijambo yavuganye nawe. Niba nta sezerano ufite, ibyo uri gutokesha ndumva yewe, ahubwo ambara imbaraga kuko kuza ko biraje kuri wowe, ku buzima bwawe biraje. Bagiye kukurega, biraje, bagiye kukuburanya, bagiye kugushinja. Yambara tibare nyine, yambara imbaraga zo kwihanganira ya misumari, yambara imbaraga zo kwihanganira bya bitutsi, yambara imbaraga zo kwihanganira bya bikoni, yambara imbaraga zo kwihangana kuko yahise ahabwa imbaraga zo kwereka ukuntu itorero rizava muri uwo mubabaro. Arangije aravuga ngo Mana ndiyemeje ndagiye. Amaze kwambara izo mbaraga arababwira ngo noneho nimubyuke tugende. Haleluya, haleluya. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, uwo twamamaza, nshuti z'umusaraba wa Kristo, umusaraba mwiza, umusaraba uhagaze, umusaraba n'amaraso yawumenetseho, turabyemera cyane. Rero uwo muvugana ni ya nshuti yanyu, mwene so musangiye gucungurwa kwayo maraso, Uwimana Caritas. Haba kandi bakunda kunyita Mama Jante ku batazi ayo mazina. Chano yanjye n'ubundi kuri YouTube ni Uwimana Caritas wandikamo. Telefone yikeneye ni 078749 subiremo 078749 ubwo ukeneye ubufasha bwacu, kugufasha umurimo w'Imana, gusengerwa cyangwa se gukora umurimo w'Imana, mu guhimbaza Imana. Ndi umuhanzi, ndi umuramyi. Kuri chano yanjye uzasangaho ubuhamya bwanjye, uzasangaho indirimbo nyinshi zigufasha, uzasangaho ijambo ry'Imana. Nuko mufatanye natwe rero kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero nubundi dutangire dusenga Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana yashyize ku mutima wanjye. Turagushimye Uwiteka Imana uri mu ijuru ryera, izina ryawe ryubahwe. Turagushimye kuko ari wowe watumye byose bibaho. Turagushimye ko natwe waturengeye ukaturinda. Wari uzi ko uyu munsi bizagenda gutya, izina ryawe nirihimbazwe. Dufashe muri uno mwanya kubw'umwuka wera, ufashe n'abagiye kumva ijambo ryawe. Urakoze kubikoreye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dutangire turirimba indirimbo iri gufasha ubugingo bwanjye, nawe igufashe mwene data. Indirimbo iboneka mu gitabo cy'Agakiza, indirimbo ya titire 70 ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda. N'ibyago biri mu nzira ucamo, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana izakurinda. Yenda turekeraho, uze kureba aho yanditse nawe ukomerezeho. Gusa nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana n'ubundi tugiye kumva, ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Igice ni cya 26 umurongo wa 36. Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha, nigire hirya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Haleluya, amen. Tugiye gusobanurira ijambo kubw'umwuka w'Imana, dukomezanya muri uru rugendo. Iyo umuntu asimbutse umugende akabona ageze hakurya, areba inyuma akareba n'abasigaye nabo akabafasha kugira ngo nabo bakomezanye urugendo. Iyo umuntu afite inkoni
ibasha kumwambutsa cyangwa ikamushoboza kuba yanyura ahantu hari abanzi cyangwa hari ibikoko. Iyo ari kumwe n'abandi ntago yizirikana wenyine, areba n'inyuma abo bari kumwe akabafasha kugira ngo bambuke aho hantu. Niyo mpamvu nifuza yuko nawe wakomera, kuko wahuye n'ibigukomeretsa byinshi, cyangwa se yenda ni ukuvuga ngo intego y'iri jambo ni ugukomezwa mu gihe cy'imibabaro, ni ugusenga mu gihe abandi bakuretse wowe ugakomeza ugasenga. Yesu yari afite abigishwa yitoranyirije ubwe, nta kintu kiriho none kitariho na kera. Hari abantu yitoranyirije intumwa, ariko noneho yamanutse azi ibizamubaho, ariko ageze mu mubiri mu gihe bigiye kumubaho agira ubwoba nawe, kuko yari yambaye umubiri. Umubiri ni ikintu gikomeye, ni nawe mwanzi ukomeye kuruta ibindi, kuko uyu mubiri niwe Imana ikoresha, kandi ni nawo Satani akoresha. Umuntu akazabona ubugingo akorera Imana muri uyu mubiri, kandi akazanarimbuka akorera Shitani muri uyu mubiri. Uyu mubiri rero ni ikintu gikomeye cyane. N'umubiri wirukana abadayimoni bakagenda, ariko umubiri ntase wawirukana ukawushyiraho kandi uguteyeho. Uyu mubiri ni umwanzi wacu nubwo tuwutuyemo. Ni nayo mpamvu Pawulo yanditse ngo sinzategekwa n'ikintu cyose, kandi sinzategekwa n'ikintu cyose. Nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Muri uyu mubiri rero abenshi umubiri ujya bayobora bagakora ibidakwiriye kubera kwita ku by'uyu mubiri, kandi uyu mubiri ni ubusa uzabora. Uyu mubiri ni nk'inzu winjiramo bugacya ukayisohokamo. Uyu mubiri abantu benshi bazi ukuntu uhinduka abantu warawusize ukawunogereza, ariko ukanguka guhinduka. Ni byinshi twabonye muri ubu buzima, ariko ntabwo byadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yesu rero yajyanye n'abigishwa gusenga, abona urugamba rugeze ku ndunduro, aravuga atoranyamo 3 bonyine mu ntumwa 12. Arababwira ati mwebwe nkoramutima zanjye. No muri uru rugendo bibaho umuntu agira groupe, ariko akagira mwabo yiyumvamo cyane, akagira nabo basengana abandi badahari. Ukagira korali cyangwa ukagira itorero, ariko ukagira abantu bawe musengana, mwikorerana imitwaro, ubwire ibyawe ukumva urorohewe, wagira n'ikibazo bakanagikemura. Bibaho nta mugabo umwe, na Bibiliya irabivuga ngo ababiri barutumwe. Nta n'uwakwishoboza muri uru rugendo wenyine. Na Yesu Kristo mu gihe yarageze hagati bikomeye, uwitwa Simoni nawe yamwakiriye umusaraba. Bibaho rero, ubwo ni ukuvuga ngo nagira ngo ngukomeze. Hari abantu benshi bagiye bahishurirwa mu ndoto, abandi bahanurirwa ibikomeye, ariko ijambo riratubwiye ngo muri kiriya gitabo twaririmbye ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Cyane cyane ko ufite isezerano ryo kuzasaza uri umusaza cyangwa uri umukecuru. Ufite isezerano ry'uko uzakora ubukwe, ufite isezerano ntibwari bwaba, ufite isezerano ryo kuzubaka inzu. Ntayo urabona nubwo bari kukwirukankana bakuvana mu mazu yabo, cyangwa se yenda wabuze ubwishyu bw'amadeni ufite, ukaba ubabwira ati turakujyana kwa ribu tugufungishe. Ariko reka gutinya ibizakubaho. Yenda hari n'abakuhanuriye n'ibitanari byo, yenda shingiye kubiriho none hari n'abahanura n'ibitanari byo. Asanga ahubwo turapfuye n'abana bawe murashize murarangiye. Ariko Bibiliya ijambo riratubwiye ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Yesu yamanutse aje mu isi gushaka ubugingo bwanjye nawe, ariko ageze mu gihe cyo kugira ngo ubushake bw'Imana busohore, umubiri umutera ubwoba. Yiyambaza 3 ati nimumerekeze tujye gusenga. Noneho bageze imbere arababwira ati mwicare nigire hirya gatoya. Ageze hirya yereka ibintu bigiye kumubaho nyine. Amen. Yereka ibintu bigiye kumubaho, arangije aragaruka ati ariko ni musengere koko. Ni musengere bana banyu, ni musengere, birakomeye, urugamba rurakomeye. Ndapfukama nkereka ibintu bigiye kumbaho, nkabona amahiri, nkabona imisumari, nkabona amahwa, nkabona urusaku, nkabona umusaraba, nkabona birakomeye. Ni musengere nitubane maso. Ati bakikiriza bati tugiye kugusengera mwigisha. Ariko byatera nabwo agiye yagaruka agasanga ahubwo bariho baragona. Tariko koko nimubashije kubana nanjye maso n'isaha imwe. Yenda hari wagize ibibazo, bene surabwira ati ni musengera, ubabwira n'ibibazo byawe byose. Tuzatangira amasengesho imisini, urangiza wajya kwahagera ugasanga ukabura n'umwe. Ukabura n'umwe. Bose bigiriye muri business zabo. Abandi baryamye, abandi basinziriye, abandi nta mwanya bafite. Bo bari kwirira neza, we nta kintu ufite. Wabwira mu nsengero mfite urubanza, mfite urugamba, mfite ibibazo, bakisinzirira nyine, bakagusinzira. Avuga ati se bene data bakoko bigenze. Ariko kuko yarazi ubushake bw'Imana, ngo reba ubushake bw'Imana gusa, wimenyesha ibikubabaje. Mu gihe bari bamutereranye asigaye ari wenyine,
ngo yageze aho avuga ati mwami iki gikombe cy'indenge, ntabwo twasomye yose ariko ibintu n'ibisangwa abantu barabizi, iki gikombe cy'indenge. Arangije avuze ngo cy'indenge abanyuranije nande, abanyuranije n'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana rero bunyuranye n'ibyo twifuza. Ibyo uyu mubiri nkubwira ubushaka ibyiza gusa, ntabwo ubushaka. Hari abantu rero bajya banavuga ngo ubuse ngo Imana ngo ibi yabyemera, ubuse Imana ngo yabyemera ko mera aho ngaho, ubuse Imana yabyemera ko mbigura, ubuse Imana yabyemera ko nkora impanuka nubwo bayimpanuriye. Njyewe yambayeho barabimbwiye ndasenga ngira ngo bivuyeho birangije ahubwo biza byiruka. Byabaye nibuka ko Imana yabimbwiye ntangira kuburana mu mutima kuko ntanavugaga ngo kuki wemeye ko ibintu biba. Nagira ngo mbwira ko nta kintu Imana itakwemera. Imana yemeye ko umwana wayo bamwica yemera ko bamutubara imisumari, yemera yuko nabo yambaje ngo bamusengere babyaye, mva yemera yuko bose bamwihakana, yemera yuko bamumanika. Ntabwo wowe rero ibyo ngibyo uri gutokesha naga nkubwira, ahubwo ambara imbaraga. Hari ibyo yakurinda, hari n'ibyo itakurinda. Irinda ubugingo, ikarinda ijambo yavuganye nawe. Niba nta sezerano ufite, ibyo uri gutokesha ndumva yewe ahubwo ambara imbaraga kuko kuza ko biraje kuri wowe, ku buzima bwawe biraje. Bagiye kukurega, biraje, bagiye kukuburanya, bagiye kugushinja yenda bazana gushinja kuri n'umurozi kandi utariwe yenda bazagushinja kuri n'indaya kandi utaranasambanye hagarara nyine wambara imbaraga. Yenda bazana gushinja kuri n'umujura ko wiba kuri n'umwesikoro. Ubwo nyine nigetse abantu uri kwerekwa byaje ukatokesha bikanga. Ubwo ambara imbaraga kuko kuza ko bizaza ambara imbaraga kuko hari n'igihe Imana yemera ko umuntu banamwiba, hari n'igihe yemera ko banakwica nk'uko bishe umwana wayo, ariko ikiyerekana ikakuzura da. Isezerano rifite ry'uburame urongera ukagaruka. Ndi umugabo wo guhamya ibyo ngibyo. Yesu rero ngira nkubwire ko nawe byamubayeho, ariko noneho hari ibyo yemera n'ibyo itakwemera. Muri uru rugendo hari ibintu twirinda, twemerewe kwirinda. Shobora kwirinda kunywa ibyaha, kunywa inzoga n'urugero, shobora kwirinda gusambana, shobora kwirinda kuraguza, shobora kwirinda ibyaha runaka. Ariko Imana ibigushyira imbere ngo irebe urukundo uyikunda, icyo gihe baba wemerewe guhakana nyine, ugahamya Imana ko utakora ibyo bintu. Ariko noneho ibyago n'amakuba ngo ni bingahe? Haleluya! Ngo ibyago n'amakuba ngo ni byinshi ku mukiranutsi. Abantu rero bari muri ndabihakanye, ndagira ngo mbabwire yuko nta kintu itakwemera ko cyakubaho. Yakwemera ko byakubaho, barakubwira ngo iyo ndutwite ngo bazakubaga utitoka shitani, ntabwo byabaho Mana. We ngo ntabwo wabyemera ko bambaga. Ndagira ngo ubwire yenda simbikwifurije, ariko nanjye bambaze kane ndi kubitokesha biranga biraza kane konyine se ni nka karindwi niba atari gatandatu. Urumva Imana irabyemera, umwana akanyuramo, umushyo ukanyuramo, umwana akabaho nawe ukabaho. Rero nubona bibaye barakuhanuriye yuko uzabyara neza, ukabona nyine atari neza se niho ari wababyaye abahungu kandi bababaza kandi bakaba bariho. Imana nayo iyo nzira igiye yemera kibaho ukanyuramo. Yesu rero ageze igihe Getsemani yeretswe ibigiye kumubaho, arasenga byanga kuvaho byanga kuvaho. Abwiye abantu ngo bamusengere nabo baranga barisinziriye. Avuze ngo Mana kindenge, ngo toka bindenge Mana bindenge. Imana yigira iti wamanutse mu ijuru wiyemeje ko ugiye gucungura abantu, none uriho urahakana, ntabwo ndi bukomezanye nawe. Abonye Imana irakara ngo Mana hasi ngo icyo ushaka kimbere, ibyo ushaka bibeho, bye kubuko nshaka ahubwo bibuko ushaka. Indirimbo yatubwiye ngo reba ubushake bw'Imana gusa uyimenyeshe ko ubushake bw'Imana bugucisha mu muriro. Amen. Ubushake bw'Imana bugucisha bugucisha hera mu migezi isuma. Ubushake bw'Imana bukunyuza mu misozi abandi batambitse. Ubushake bw'Imana bukunyuza ahantu abantu bagutereranye. Ubushake bw'Imana bugucisha ahantu ishaka kugira ngo nyine gupose neza nk'ibuye rizubaka mu gihe kizaza. Ngo temasi ngo nakantu gapima ngo inguni neza. Ubwo rero ibintu bifite amabinga nyine ntago bishobora gupima inguni. Imana ishobora kubikuraho nyine, wabyanga wabyemera bikanga bikaba, kubera ko ahubwo usaba imbaraga. Yesu yabwiye abigishwa ngo icyo akora ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzabagaho bakumana. Petero atarabona imbaraga ngo yahise ngo nawe yirukanka ngarahunga ngarahunga. Ariko nyine amaze guhabwa imbaraga ngarahamya. Icyo uri kubura ni imbaraga, naho kuza ko bizaza, ariko ntacyo bizagutwara nanone.
kuko ijambo rirambwira muri Zaburi ya 91 ngo uzabirebesha amaso ngo ntacyo bizagutwara ngo abantu ibihumbi bazagwa impande zawe ngo izakurinda ikiyoka n'imoma izabikurinda se utabigezemo izakurinda wabigezemo nagira ngo nkubwire yuko bizaba ariko ntacyo uzanaba haleluya bizaba kugira ngo bikwigishe bizaba kugira ngo Imana yerekane bizaba kugira ngo Imana igaragare muri uwo muriro bagucaniye bizaba kugira ngo igaragare muri izo ntare bagusonzeshereje bizaba kugira ngo Imana igaragare nyine buriya igaragara ngo na nyuma ya zero ibintu byananiranye nyine amaze kuvuga ngo bibukusha kuko nshaka ngo marayika Yesu amuha imbaraga yambara tibare nyine yambara imbaraga zo kwihanganira ya misumari yambara imbaraga zo kwihanganira bya bitutsi yambara imbaraga zo kwihanganira bya bikoni yambara imbaraga zo kwihangana kuko yahise ahabwa imbaraga zo kwereka ukuntu itorero rizava muri uwo mubabaro arangije aravuga ngo Mana ndiyemeje ndagiye amaze kwambara izo mbaraga arababwira ngo noneho nimubyuke tugende haleluya amen haleluya nimubyuke tugende urugamba rurakomeye ibyo neretswe bigiye kuba karabaye ariko ndabyiyemeje nibutse ko narahiye mu ijuru ko ngiye gucungura umuntu nibutse ko ndamutse nsinzwe ntazasubirayo nibutse ko ndamutse nsinzwe satani yanjye na hejuru noneho rero nta imbaraga zo gukomera no kwihangana kuko nasanze uyu musaraba ari uwanjye gusa nta wundi muntu wawubambwa urabisunikira ndetse urabyirukana se bigehe ko byaje kukwigisha ko byaje kwerekana Imana iri muri byaje kwerekana Imana iri muri wowe baraje babimenye umunsi uzazuka bavuga ngo byarangiye bazongere bakubana Imana idufashe cyane ndagira ngo rero mwene data ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi nubwo ibikomeye bihari nubwo ibigamba ari byinshi nubwo ibyo weretswe bizije kukugerageza nubwo ibyo wahanuriwe bije kukugerageza nta kutagize nta naho utageze ngo bagusengere byanze kuva aho gambara imbaraga bitazaza utafite imbaraga ugahitugwa ukava mu byizerwa Imana idufashe cyane komera nanjye ndakomeye rega buriya ubuhamya bwanjye uzabusanga kuri YouTube channel yanjye wanditseho Uwimana Caritas uzabusangaho ukuntu nyine nanjye yagiye imparura ikambatiza umubatizo wa gatatu witwa ibigeragezo ariko ndakomeye nawe ikomera dukomeje urugendo gahunda ni mu ijuru n'indirimo mfite nikivuga ngo gahunda ni mu ijuru turakomeje nubwo bimeze gutyo uru rugendo twatangiye abasinziriye rero ni mukanguke dukomeze urugendo buri muntu n'umusaraba we yikorere akomeze urugendo reka dusenge Imana idufashe cyane Imana yacu uyu mwanya twumvise ijambo ryawe hari nabenshi baryumvise Mwuka Wera narishorere mu baryumvise bakomeze urugendo bakomerere mu mwami bakomezwe nawe Mwuka Wera bane nabo kandi buri wese umugirire neza urakoze mu izina rya Yesu amen.